Ngewe rero nyumva gutya reka nongere nkusuze nizere ko umeze neza aho uherereye hose. Rero mbasuje muri mu bice bigiye bitandukanye cyane, abari mu Rwanda rwose mureke bifurize ibihe byiza. Namwe rero mudukurikiye muri mu mbibi z'u Rwanda, no kuvuga ibihugu byose byo muri Afrika muri rusange, ubwo ni muri East Africa, muri Afrika muri rusange. Mureke rero mbasuhuze mbifurize ibihe byiza cyane. Namwe rero muherereye ibwota amasimbi rwose mu bihugu byo hakurya y'inyanja, no kuvuga ngo ni ibihugu bihereye ku migabane igitandukanye cyane. Ni ibihugu rero biri muri Aziya, ibihugu biri muri Amerika, ibihugu rwose biri ku yindi migabane myinshi igitandukanye cyane. Ndabasuhuje mbifurije ibihe byiza. Angewe rero mugenda mubana umunsi ku munsi kubategura ndetse nkanabagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye cyane hano kuri Kwanda TV. Amazina yanjye rero n'ubundi banyita Shema Pride ibisanzwe. Aha rero nyaburi ko utarakora subscribe, uyu niwe mwanya kugira ngo ukore subscribe, kugira ngo tuza tugenda tubagezaho byinshi bitandukanye cyane mu makuru y'imyidagaduro cyane. Tugiye kuzajya twibanda imyidagaduro ni mu bahanzi banyu mukunda cyane, mu bakinnyi ba sinema, aba football biba bimeze gute hanze y'ikibuga, si imyitwarire yabo, n'ibiki bakunda n'ibiki banga. Ibyo byose rero tugiye kuzatubana hano kuri Kwanda TV nk'ibisanzwe, tuzajya tubagezaho umunsi ku munsi. Abantu benshi rero ngo bakunze kwibaza ngo twagiye he. Nongere nkubwire ntaho twagiye bro. Nyita rero Pride. I live in hope. I live once but I think twice. Mr. Playboy. Nobody can do this better than I do. Nibyo nakubwira gusa, nibyo nakubwira rero. Ubu ngubu rero niki tubazaniye, byifashe gute? Hari abantu benshi bari baribajije ati se mwagiye hehe, byagenze gute? Ati duheruka n'ubundi mukora Kwanda TV nk'ibisanzwe mugahita mwigendera. Ati ubu ngubu noneho bimeze gute, byifashe gute? Amakuru none umuceri tugiye kuzajya tuza hano tumene nta kundi, sibyo? Ariko uko muzagenda mutublessinga mukora subscribe, tugenda tubana umunsi ku munsi, ibintu bizagenda bicamo gake gake. Yes. Rero byinshi bitandukanye cyane, amakuru y'imyidagaduro hari na yahe, n'ubundi nzagaruka basobanurire iyi Kwanda TV byifashe gute. Ese iri jambo Kwanda mutabihuza na bya bindi umaze iminsi mwumva. Rero iri jambo Kwanda tuzagaruka tubabwire uko byagenze, uko tunagiye kuritangira Kwanda TV. Twaritangiye mu mwaka wa 2020. Nzababwira story yose, ariko none nzababwira tumaze kugera kure cyane, kugira ngo ibintu bizajye bigenda abitunyuraho gatanko kandi umunsi ku munsi, isaha ku isaha. No kuvuga ngo rero reka twikomereze byinshi bitandukanye kuri ijambo rya Kwanda TV. Nyaboneka muzatinye gukora subscribe kubera yuko ngo muyikone ari Kwanda TV. Tuzagenda tubisobanura umunsi ku munsi. Amakuru agezweho rero na yahe mu myidagaduro nyarwanda, ibihari ni ibihe bishyashya bigezweho, byifashe gute muri rusange. Murabizi neza yuko iyi foto mwakomeje kureba hano kuri screen zanyu, uyu n'uwise umuhanuzi, cyangwa se reka mbifate ko ari umuhanuzi. Ni umuhanuzi Ganza rwose wahoze arinda The Ben, nkuko yakomeje abivuga mu mbwirwaruhame yagiye avuga cyangwa akora. Uyu rero uyu muhanuzi no Ganza yahoze arinda The Ben na Pastor Niragire wicuruzaga, basezeranye n'ubundi binyeganyeza imbuga nkoranyambaga ahantu hose, mwagiye mubibona byinshi bitandukanye cyane. Ariko se ukibaza, reka ngite umuhanuzi nta kibazo, n'undi ni umuhanuzi. Imana aravuze ati n'ubundi ntago mwamenya aho nzaza. Yezu nawe abivuze ayo magambo, nawe avuze ati nshobora kuzaza nk'umujura, nshobora kuzaza mbatunguye. Rero niyo mpamvu abantu bose b'abapfutere ngomba kubaha n'abakozi b'Imana. Ariko cyane cyane turica kuri uyu Pastor Niragire wicuruzaga, n'ubundi nk'uko abantu benshi bakomeje kugenda babivuga babigarukaho. Uyu Niragire wicuruzaga ni muntu ki?
ese bimeze gute ahangaha ntaho muzanshikira? Bro, call me Mr. Playboy. Nobody can do this better than I do. Ntaho muzanshikira byanze bikunze. Umuceri ugiye kuzajya umenerwa ahangaha. No kuvuga ngo ido nido ryose, amakuru yose agezweho muzajya muyabona hano n'ubundi kuri Rwanda TV nk'isanzwe. Kuvuga ngo rero twikomereje n'aya makuru, Pasteur Niragire Germaine wahoze akora umwuga udakiranutse w'ubusambanyi. Ye ni inkuru rwose dukesha kimwe mu binyamakuru rwose byandikirwa no mu Rwanda. Ngo wahoze akora umwuga udakiranutse w'ubusambanyi, ariko akaza kwakira agakiza. Yasezeranye imbere y'amategeko. Yasezeranye imbere y'amategeko n'umuhanuzi Tuyishime Ganza. Ibintu byatugishije n'ubundi imbuga nkoranyambaga hose n'ubundi mwagiye mubibona. Rero guhera ku mugoroba atariki 30 Gicurasi 2024, imbuga nkoranyambaga zatangiye kubomborana n'ubundi bitewe n'inkuru y'abari mu ivugabutumwa babiri bafite n'ubundi inkuru idasanzwe, n'ubundi bose bahuje. Abo n'ubundi ni Tuyishime Ganza wakoze ubukwe na Pasteur Germaine. Rero uyu Pasteur Germaine sinzi umuntu hamwimitse ngo ninde. Nuko nguko twe twinjira, sinzi umuntu hamwimitse ngo ninde Pasteur Germaine, ariko gusa icyo tubona byo nuko ari umupasteur. Ariko uyu Pasteur Germaine niwe tugiye kuza tunavugaho byinshi bitandukanye cyane. Uyu Pasteur Germaine bivuga yuko n'ubundi ari umwana akuze mu buzima bwiza, ari umwana w'umukire. Iwabo batunze amafaranga, wenda ushobora gusanga ibintu bitakimeze nka kwa kunda, ariko bagiye batunga amafaranga n'ubundi mu bigaragara. Nkuko nagiye ntohoza byinshi bitandukanye cyane, nagiye mbaza imboni zanjye ahantu zigiye zitandukanye, zagiye zimbwira ko uyu nguyu rwose wishe Pasteur Germaine abenshi batazira Ketia. Nongere ahangaha ni umuceri tugiye kuzajya tumena. Rero uyu nguyu Ketia uyita Pasteur Germaine wabonye ku mafoto ari kumwe n'umusore rwose w'ibigango, uyu wishe umuhanuzi Ganza cya Prophète Ganza. No kuvuga ngo uyu Ketia cyangwa se Pasteur Germaine benshi bazi nka Ketia, ni umuntu wabaye n'ubundi muri ahantu bita Batsinda, ariko abenshi bahazi mudugudu wa Giheka, n'ubundi ni hano muri Kagugu umurenge wa Kinyinya. Rero uyu mudamu cyangwa se uyu ni umudamu, ntabwo namwita umukobwa kubera ko buryo umukobwa benshi bazi ko hari umuntu utarabyara, ariko uyu nguyu afite abana bagera muri 2 niba atari 3, I think ni 2 gutyo. Rero akaba yarashakanye n'ubundi n'umugabo ntashatse n'ubundi kuvuga amazina ye kubera ko atabiduhereye uburenganzira, ariko n'ubundi Germaine we turamuvuga kubera ko yaje mu mihanda. Iki kibuga kiranyerera. Call me Mr. Playboy, nzakomeza mbaho umucerero. Uyu Ketia amakuru nagiye nkurura nyaboneka ibintu byo ukuntu yagiye abaho, ubuzima yagiye akuriramo, uko yabayeho. Abantu benshi twagiye tuganira bagiye bambwira ati nyaboneka uyu muntu ni hatari isi imeze ukuntu. Ariko tuba tugomba kubyakira ko wanasanga yarahindutse, ariko n'undi kuvuga hahiseho umuntu nibyo bituma abantu benshi bakizwa, abandi bakagenda bava mu byaha, abandi bakareka ingeso mbi kubera aho hahiseho umuntu habi. Ariko habona ukuntu yahindutse nabo bakavuga ati nibura natwe twahinduka, cyangwa se aracyari icyizere cy'uko dushobora kuba twahinduka. Rero n'ubundi nk'ibisanzwe uyu Pasteur Germaine cyangwa se uyu Ketia yari yarashatse umugabo, arabyara, yewe abyara abana bagera muri 2 niba bari hejuru, ariko ya 2 kuva kuri 2 kuzamura. Ntabwo yigeze asezerana n'ubundi n'umugore we cyangwa n'umugabo wa mbere, sorry muri baranyihanganira ntaringize ngo ari muri babandi. Ntabwo yigeze asezerana n'umugabo wa mbere. Rero byaratunguranye ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bamuzi babonye n'ubundi
ari kugenda abwiriza bakabona yarahindutse bitewe n'ubuzima bariho muzimo. Yewe ariko ahantu byaje kuba bibera iyi nkuru ibana akasamutwe abantu bamuzi. Abantu bamuzi rero ni ukuvuga ngo bibajije bavuze ati uyu muntu, uyu mudamu ufite abana barenga 2 wari usanzwe ubana n'umugabo, ubaremeye agiye kubana n'uyu mu bouncer rwose ubona yuko ari umusore rwose usa neza, umusore ukiri mutoya. Ariko n'ubundi se ntibabivuga. Ubundi baravuga ngo nubwo uyu nguyu Kate yaba ari mukuru cyangwa ari muto, imbeba yose ihora ari ntoya imbere y'ipusi. Ipusi nishaka ibivutse ejo cyangwa imaze iminsi 2, imbeba imaze imyaka 5-10. Iyo pusi n'ubundi irya imbeba. Rero ntimugakangwe no kuvuga ngo imyaka ni imibare. Imyaka ni imibare. Ariko n'ubundi iyi niyo nkuru yakomeje kubice bigacika hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, itangazamakuru byo mu Rwanda byandika kuri showbiz, n'ahandi henshi hagiye hatandukanye cyane bagiye babigarukaho bavuga ko uyu rero rwose Pastor Germaine byaje kuba biba akasamutwe. Iyi nkuru ikaba igenda ivugisha benshi cyane mu bice bigiye bitandukanye cyane, abandika ku ma YouTube, nta bantu benshi cyane bakomeje kugenda bavuga byinshi bitandukanye kuri ubu bukwe rwose bw'uyu muhanuzi ndetse n'uyu mupasiteri muri rusange. Rero ukibaza ngo iyi nkuru nahisemo kuyikora kubera iyihe mpamvu? Ni kubera uyu mama rwose n'uyu Tuyishime Ganza, ariko cyane cyane nkaba ndi kwica kuri uyu muntu bita Ketia. Rwose Ketia abantu batamuzi, mugiye ahantu bita mudugudu wa Giheka mu kagari ka Kagugu, aha ni umurenge wa Kinyinya rwose, mukagenda mukabaza n'amakuru ye. Abenshi baramuzi, yarahabaye cyane, yarahabaye mbere atarakizwa, atari yaba pasiteri cyangwa se atari yakira agakiza, ndetse ataratandukana n'umugabo we wa mbere. Babyaranye abana bagera muri 2 ndetse banarenga, niba ntibeshya, ariko ni 2, kuva kuri 2 kuzamura. Rero benshi mwari mwaribajije ngo ese Pride yagiye hehe? Iyi Rwanda TV yarangiye gute? Uyu niwo mwanya kugira ngo twongere tugaruke imihanda. Ariko n'ubundi amakuru ya showbiz tuzagenda tuyabagezaho muri ubu buryo. Nitugera 50,000 byo subscribers, kuko muri kubibona twahereye hasi cyane ku bantu 700, abantu 700 si bakeya, no nabona bashimiye bakoze subscribe. Ariko n'ubundi namwe murakeneye kugira ngo umusanzu wacu n'ubundi ukomeze wiyongere ahangaha. Ni gushyiraho umusanzu, nawe ushyireho umusanzu kugira ngo rero n'ubundi Rwanda TV itere imbere. Ejo ndetse dufite studio dukora ibiganiro, mbona nkubone mutari kunyumva kwijwe gusa, ahubwo muri no kundeba. Rero n'ubundi tuzagaruka byinshi nzabibabwira, ni mu rugendo tugiye gukora. Abantu rero mwatangira nyine iki kiganiro rwose kandi subscribe nyaboneka. Ni mu rugendo tugiye gukora n'ubundi rungana n'umwaka wose, n'ubundi kugira ngo none turebe inshuti zacu nyazo. Niturangiza uyu mwaka dufite 50,000, ko no kuvuga ngo umwaka utaha n'ubundi mu kwezi kwa 6 nituba dufite 50,000. Already kwa 6 kageze, tuba dufite 50,000 muri 2025. Tuzaza kuri kamera dusonera Rwanda TV ni biki, bimeze gute, igitekerezo nakigize gute, ese Rwanda TV ni y'umuntu umwe, n'abantu 2 n'abantu 3 byifashe gute. Tuzagenda rero tubagezaho byinshi bitandukanye, tugenda tubagezaho byinshi bitandukanye cyane hano rero kuri Rwanda TV nk'ibisanzwe. N'amakuru y'imyidagaduro tuzajya tugenda atubagezaho umunsi ku munsi. N'ubundi ariko nakubwiye yuko social platform zacu ni Rwanda TV n'ubundi, yaba TikTok, Instagram, Facebook no kuri X mu kanya gatoya turiho. Icyambere wowe
n'ubundi banza ukore subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ariko n'ubundi tugiye kuzadushyira hano link ya groupe y'abafanzi bacu, y'abasubscribers bacu rwose tuzayishyiraho muri comment, tuzagenda urebe link ipininze aho ngaho muri comment hejuru, ubundi igufasha kwinjira muri groupe ya WhatsApp, umuryango mugari. Kwanda rero abantu benshi bibaza ngo nibiki kwanda, ni ukwaguka, ntago ari bya bintu bayahoze mwumva ngo bimeze gutya ngo kwanda. Niyo mpamvu rero twege iri zina Kwanda cyangwa si Kwanda TV yaje mbere ya 2019. Kuva 2019 ihari, 2020 ibintu byose rwose bya Moses byari bitaraza, mutazagira ngo ni ibintu bya Moses nibi. Rero twaravuze ati ikintu twaruhiye, turavuga ngo ikintu twaruhiye tugakorera kuri tekeza izina byaramvunye ku rwego ruri hejuru. Umuntu bita Isakari we yabikubwira cyane. Hano twari twicaye rwose turi muri class, ambwira nti bro shaka dukora ikintu gikomeye cyane ariko kikagira izina cya byadanje. Nibwo rero naje mvuga ati Kwanda ni ukwaguka, u Rwanda Kwanda ni ukwaguka. Ndavuga nti rero n'ubundi tugomba gukora ikintu kizaguka kikagera hirya no hino. Rero n'ubundi ndasuhuza n'ubundi abavandimwe bacu twagiye tubana bakadushyigikira. Umuntu bita Kirasa hano mu Burundi rwose ubita Dila, umuntu bita Kedar hano mu Burundi. Ewana ndabasuhuje cyane rwose, nizere ko bimeze neza cyane. Abantu bitwa baviko, aya mateka nzayagarukaho tumaze kuzuza 50 kuntu Kwanda TV yavutse naho yatangire n'intego yayo nuko byari bimeze. Ariko duhita duhura n'umuhungu wa Kasamutwe naho Kigali rwose uyoboye imihanda. Abantu bita rero Turahirwa Moses rwose, Turahirwa Moses Turahirwa niwe wahise uzana ibintu bya Kwanda ahita byangiriza, ahita rwose buri wese asigaye yumva Kwanda kumva yuko ari Kwanda ari ikintu kibi cyane, kandi Kwanda ni ukwaguka, Kwanda ni ukwaguka muri rusange. Ariko ni izina ryiza mu Kinyarwanda, bavuze Kwanda n'ubundi u Rwanda rwaragutse, niho biva u Rwanda. Ni igihugu cyari cyagutse cyane nkuko mubizi mu mateka. None igihugu cyageraga za Karagwe muri Tanzania, kikagera muri Kongo, mu bice byinshi muri kumvungu biri kuberamo intambara hahoze ari mu Rwanda. U Rwanda rukagera rero iyo ngiyo muri za Uganda, niyo mpamvu bahise barwita u Rwanda. Kwanda biva ku Kwanda kwaguka. Rero nimwumva yuko Kwanda TV dushaka kwaguka natwe tukagera kure, tukarenga ibya Moses, nyaboneka mureke turenge ibya Moses tureke kubijudginga tubizana muri Kwanda TV, ahubwo kora subscribe kugira tuza tubana umunsi ku munsi. Nge rero mwamuri kumwe, muzajya mubana umunsi ku munsi hano kuri Kwanda TV n'ubundi nk'ibisanzwe. Amazina yanjye banyita Shema Pride n'ubundi. Nimora bisubiramo, I live in hope, I live once but I think twice. Mr. Playboy. Nobody can do this better than I do. Nobody can't, bro. Nobody can't. Rero byinshi bitandukanye cyane tuba tugenda tubigarukaho, amakuru agiye atandukanye cyane, imyidagaduro. Cyari cyo kiganiro cya mbere nkoze, ariko n'ubundi kwari kugira ngo n'ubundi nongere bahikaze kubwira yuko twagarutse, twaje tuje mu biganiro bigiye bitandukanye cyane, mu makuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho. Wayi kwera ikizwe tutakwaguka turi gukora muri ubu buryo, ndabiza abantu muzabikunda. Isaha n'isaha, umunsi ku munsi, umunota ku munota, muzajya mugenda mubikurikirana umunsi ku munsi. Rero mureke mashimire cyane nubwo mukomeje kubana natwe isaha ku isaha. Nizere ko wakabaze na subscribe muri rusange. Yes, amahoro y'Imana akomeze abane nawe aho uherereye hose muri rusange.